Dutangiye episode ya 6 ahangaha ndetse muribuka ko umusore wacu Jimmy wari ugiye kuba washingiranwa na Alice ahangaha yari ari kuba yababwira ati dore nongeye kuba nahura n'abahombyi ati uratekereza Dragon rivamo washa kuba mwakegukana amasezerano yanyu muri Ben Group ati ntago biza gukunda ati kandi agusezeranyije ntibiza gukunda uraza kubyibonera ati ahubwo icyo nakubwira ati reka tuze kuba twahurira mu ipiganiro cyangwa se irushanwa nkwereka aho mbera mubi ati nkwereka aho mbera kaga ati ngiye Jimmy ntago mba ndi gukina ubwo umusore wacu ahangaha Ben yari ari kuba yakisekera amubwira ati musore ati ko numva wifitiye icyizere ntaza aho kiri kwa cyaturuka ati ubundi waje uriye ati wanyweye ibiki ubwo Jimmy niko kwa aramubwira ati ngiye nta magambo menshi mfitanye namwe muri abahombyi ati reka mbe nakigendera ubwo umukobwa wacu Alice niko kuba yahindukira abwira Ben ati sheri wigira ikibazo ati ndaza kuba ibi ngibi nabinyuramo ati kandi ndaza kuba nakubonera ubutabera ati bareke gukomeza kukwita umwana wo ku muhanda cyangwa se umwana utagira iwabo ati urabizi uri umugabo wanjye ubwo ngubwo Ben niko kuba yakegera Alice arangije aramubwira ati sheri tuze kuba wakiyitaho ati kandi wowe ntuze kuba wagira ikibazo ati nta kintu kiza kuba cyakubaho ubwo Alice nuko nguko yasize umugabo wiwe arangije atera intambwe yinjira mu nama cyangwa se hari kubera competition ya Dragon Group yo kuba yahana amasezerano na Ben Group. Barakwereka Alice nuko nguko yinjiye muri conference room cyangwa se hari kuba habera ipiganwa cyangwa se irushanwa ubwo ngubwo Jimmy niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ase uratekereza umushinga wari buze ko wakora ahangaha ati twebwe muri G Group twebwe turarenze ntago tumeze nkamwe ubwo umukobwa Alice niko kwa yamubwira ati ariko wawe ugiye wicunganwa n'umunwa cyangwa se ukacunga amagambo yawe mbere yo kuvuga ugashaka ikindi kintu uba wavuga kitari ikintu gipfuye ubwo ngubwo ntabwo uri kuba wakumva akamagambo uri gukoresha nta kamaro mfitiye ubwo ngubwo cya Jimmy nacyo ni ikinyamujinya niko kuba cyahaguruka kirangije kiramubwira ati wowe bundi uracyazira amakosa wakoze yo kuba wakanga kuba wabana nanjye ati urashaka kuba wabana n'umusabirizi. Barakwereka umukobwa wari uri ahangaha wari uri kwakira abantu we yari gukomeza kuba yababwira ati abantu bafite imishinga bagomba kumurika begera ahangaha imbere baba batangira kuba bayivuga ndetse bahereza n'imishinga ku bajaji bacu baba babasha kureba niba iyo mishinga ihura n'ibyo dushaka. ubwo ngubwo barakwereka Jimmy niko kuba yahaguruka atera intambwe yegera imbere ubwo bari bari aho ngaho bose batangira kuba bakoma mu mashi ubwo Jimmy atangira kuza kuba yatanga speech cyangwa se yatanga presentation ku mushinga uvuye muri G Group. ubwo ngubwo niko kuba yatangira kuba yababwira ati ubu ngubu twebwe umushinga dufite kuba twakora atumeze gutya kandi umeze kuko nguku ndetse ugomba kuba wabyarira inyungu ku bantu bameze gutya ndetse bakabasha kuba bakora ibi ngibi mu buzima busanzwe. ubwo ngubwo umujaji wari urangwa niko kuba yatangira kuba yabwira Jimmy ati uwo mushinga uvuye muri G Group ati ntago tubashe kuba twawushima twebwe nk'abacamanza cyangwa se nk'abajaji ati kandi ntago tubishaka. undi mucamanza wa kabiri nawe yunga mu ry'undi aramubwira ati Jimmy we tuza ati gabanya imijinya ahangaha ati uwo mushinga ntabwo uri kuba wahura n'imishinga dushaka ati ahubwo undi ufite umushinga ati yaza akawutanga imbere ahangaha. ubwo ngubwo Alice niko kuba yahita ahaguruka arangije agenda yihuta ubwo ngubwo ari kugenda niko guhura na Jimmy araza ahangaha yari yicaye atangira kuba yavuga ati ubwo umushinga wa G Group wanze ati kanze ndeba Alice ukuntu agiye kuba yasebera hariya atagiye kuba yasebye izina ryiwe akava ahangaha abantu bose bari kuba bamukwena hariya imbere. Barakwereka Alice turabizi ni umukobwa ugira kwihangana ndetse n'ikinyabupfura ubwo yegeye ahangaha imbere arangije aravuga ati ladies and gentlemen ati bagore namwe bagabo ati umushinga wanjye nguyu ahangaha ati ni uwa $1,000,300 by'amayuwani ati ndatekereza kandi uwo mushinga byaza kuba wakunda. ubwo abacamanza bakimara kubona amafaranga niko kuba batangira ati kuvuga ati hashize imyaka myinshi tutabona umushinga umeze gutya wubatse gutya ndetse uzatwara n'amafaranga menshi gutya. ubwo ngubwo Alice we yari ari kwisekera aho ngaho Jimmy niko gutangira kuba yakibwira ati ntabwo nakemera kansinda niko kuba yatangira kuhakuruka aravuga ati gute wavuga ibintu nk'ibyo ahangaha. ubwo Jimmy yatangiye kuba yavuga ati gute mwakemera umushinga w'umugore nk'uwo
ati ufite umugabo w'umusabirizi wumva ikintu byari gitangiye kuba cyavuga mu nama cyangwa se muri conference yari iri kubera aho ngaho. Abacamanza niko kuba bamubwira ati Jimmy, ati gabanya imijinya yawe, ati se utangiye kuba wamugirira ishyari uyu mugore, ati kubera ko abashije kuba yagutsinda, ati rero wowe wazanye umushinga utameze neza cyangwa se utanditse neza, ati G Group ntago muzi kuba mwakora umushinga. Jimmy niko kuba yababwira ati se mwebwe muri kuba mwajajinga umushinga wa G Group, ati mufite aya mafaranga usibye kuba mwaza mukicara aha ngaha mukarya amafaranga twazanye. Mwibutsa kureba neza niba waradukoreye subscribe, niba utarayikora ube wayikora, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru. Nubasha kuba wayikunda ukanda like, ndetse nubasha kuba wayishimira cyane uze gukanda share mu buryo bwo kuba wayisapotinga ibasha kuba yagera kure. Ubwo barakwereka aha ngaha cya Jimmy cyaravuze atari ku bundi gute mwazanye umuntu gukompeta nanjye utarigeze wiga cyangwa se ngasoza amasomo yari ari kwiga. Ubwo bajaji koko batangira kuba bavuga ati sekreteri ari hehe, ati mucekinge neza murebe ko uyu mugore afite impamyabumenyi yo kuba yarize. Ubwo sekreteri niko kuba yabarebera, arangije barabwira ati turebye neza muri database z'amashuri ari aha ngaha muri iki gihugu, ati uyu mugore ntabwo yabashije kuba yasoza amashuri yiwe. Ubwo umucamanza wari uri aha ngaha niko kuba yabwira mugenzi we ati gute mwazanye umuntu utarize kuba yahangana na kampani irenze nk'iriya y'umuntu wize. Ubwo Jimmy niko kuba yababwira ati njye nababwiye ngo nimukangereranye n'inyoni, ati sinsangira inyanya n'inyoni. Isi cya Jimmy aha ngaha cyari icyana kibi kigira n'uburere bukeya ndetse kigira n'imico mibi. Ubwo cyabonye kijya gutsindwa kirangije kimuteza abantu niko ko batangira kwa kamubwira ati niba utarize va aha ngaha, niba utarize va aha ngaha, ati sohoka aha ngaha ntabwo tugushaka. Alice mu kinyabupfura cye niko kuba yababwira ati amasomo yanjye muri kwa mwanshinja ngo ntafite ntahuriye n'umushinga ndi kuba nabahereza, ati naraye amajoro, ati kandi nakoze cyane ngo mbashe kuba nagera kuri uyu mushinga, ati rero mwiza kuba mwabihuza n'amasomo, ati nta hantu bibashe kuba byahurira. Ubwo ngubwo umugore wa Rurango niko kuba yamubwira ati niba waratsinzwe amasomo se, ati gute wizeye ko uyu mushinga wawe twazawushoramo amafaranga, ati ukaba watsinda cyane se ukaba wakunguka andi mafaranga. Ubwo ngubwo Alice niko kuba yababwira ati ntabwo natsinzwe amasomo cyangwa se ngo mve mu ishuri, ati ahubwo nuko nari ntwite ndangije mva mu ishuri. Ubwo umugore wa Rurango kuko yamubwira ati disi wanatwite ukiri mutoya, ati ubwo ngubwo bivuze ko wagiraga uburangare ukiga ariyo mpamvu baguteye inda. Mwumva amagambo batangiye kubwira Alice wacu bamuharabika amahanga mu nama. Alice ubwo aho ngaho yari yumiwe nta kintu ari kubasha kuba yavuga. Ubwo umugabo wari uri aha ngaha nawe wari ufite amafaranga yiwe niko kuba yatangira kuba yavuga ati ibi ngibi ngiye ntabwo mbyishimiye kuba mwazana abantu aha ngaha. Ubwo umucamanza niko kuba yababwira ati atareka aha ngaha turi kuba twamurika imishinga cyangwa se proje aha ngaha ntabwo turi kuba twasaba diporome. Ubwo ngubwo Jimmy wacu aha ngaha nawe niko gutangira kuba yavuga ati rero ibyo ngibyo niba mutari kuze kuba mwakurikiza amadiporome, ati nta kintu biri buze kuba bimaze, ati cyangwa se nta n'icyo biri buze kuba bivuze, ati icyangombwa nuko umuntu agaragaza diporome yo yuko yize, ati ibindi byose muri kuba mwakora ntabwo ari byo. Ubwo ngubwo umukobwa nawe niko kuba yavuga ati yego. Ubwo umucamanza niko kuba yamubwira ati muceceka aha ngaha umwanzuro tugiye kuba twawutanga, ati umushinga w'uyu mukobwa Alice ati uraza kuba wakwanga mu gihe kiri buze, ati nataza kuba yagaragaza ibyangombwa. Ubwo Jimmy niko kuba yababwira ati ariko mureke kuba mwakikunda cyane murebe ku nyungu z'abantu, ati gute umuntu yazafata amafaranga akayashora mu mushinga w'umuntu utize yizeye neza ko atazahomba, ati ibyo bintu mwe muri kuba mwabyumva neza, ati cyangwa ntabwo muri kuba mwabitekerezaho. Ati uyu mukobwa ari kuba yazana kwikunda cyane, atanga kandi mu mushinga nta muntu uba ugomba kwikunda, ati uba ugomba kureba ku nyungu z'abantu mufatanyije umushinga, ati ntubashe kuba wakirebaho wenyine. Ubwo abandi bakire bari aho ngaho bari baje gushora amafaranga mu mishinga yabo batangiye kuba babwira abajaji ati ariko mwikirebaho cyangwa se murebe ku bantu bikunda mubashe kuba mwaca urubanza neza. Ubwo Alice niko kuba yababwira ati ariko mwebwe ntabwo muzi ikipe muri kuba mwahangana nayo, ati ngiye nabamurikiye umushinga muba mwawukunda, ati rero mwakanditse nkabasha kuba nawe usoza mukareba ibyawo neza, ati mukaba mwampa amahirwe, ati ibyo ngibyo bya diporome si ngombwa. Ubwo ngaho umukobwa wacu batangiye kuba bamushinja kuba yazana project itari yiwe akayimurika aha ngaha, ndetse Juma atangira kuba yamubwira ati iyo poroje uri kuba wamurika imeze neza nk'iyo muri Ben Group n'ubundi bakoze bakabasha kuba batsinda. Ati ndabeshye, mwibuke neza uyu mukobwa Alice
ajya kuba yakora iyi project mu mugoroba, umusore wacu Ben niwe wari wamufashije kuba yayikora. Ubwo abantu bari bari aho ngaho baramubwiye ati gabanya kwikunda, ati n'ubundi byaba bigiye kuba byajya ahagaragara. Arisa niko kuba yababwira ati ariko iyi projet ninjye wabashije kuba nayikorera ku giti cyanjye, ati n'amafaranga kandi ninjye wabashije kuba nayateranya, mbasha kuba nabona ariya mafaranga ko ariyo projet izatwara cyangwa se izakenera kugira ngo ibe yaba nziza. Ubwo ngubwo wa mugore wari urangana yakomeje kuba yamubwira ati wakemeye icyaha hakiri kare, ko nta kintu turi buze kuba twagutwara. Jimmy niko kuba yamubwira ati se ugira ngo yabyemera n'amatika agira? Umuyobozi wumva amagambo cya Jimmy cyari kiri gukoresha ahangaha, cya Jimmy gikomeza kuba cyamubwira ati tugiye kuba twareba neza cyangwa se bagomba kuba bareba neza iyi projet yawe bagasanga hari ahantu ihuriye n'iya Ben Group, ati baze kuba bagusora amahanga nta n'imperekeza. Ubwo mu bucamanza niko kubwira Jimmy atareka gukoresha amagambo ameze gutyo. Jimmy aramubwira ati ariko njyewe ibyo ndi kuba navuga ni ukuri, atari n'abantu ahangaha bari kuba babyumva. Ubwo Jimmy yari afite agatsiko kamukuriye k'abantu ahangaha cyangwa se kamukurikiye kari kuba karwanya igitekerezo cyangwa se umushinga wa Alice niko kuba yakomeza kuba yababwira ati ariko mureke gukomeza kuba mwagendera mu kigare cya Jimmy, ati murabizi ko ibyo ari kuba yavuga atari uku. Ubwo Alice yatangiye kuba yababwira ati iyi project iri kuba namurika cyangwa se umushinga umuntu uwuzi ni umugabo wanjye, ati gute ibindi byaba byageze ahangaha. Barakwereka Ben ahangaha yari ari kuba yabwira mushiti we Fabrice ahangaha ati shaka igisubizo cy'ibi ngibi, ati shaka igisubizo cy'ibi ngibi cyihuse, ati gute uriya muginga atinyuka kuba yakandagaza umugore wanjye mwabariye abantu bangana kuriya. Barakwereka Jimmy ahangaha we yari ari gukomeza kuba yamubwira ati ariko wa mugore wawe ko nta muntu uri bukomeze kuba yakizera amagambo uri kuba wavuga ahangaha, ati se ntabwo uri kubona ko abantu bose bamaze kumenya kuri kuba wakoresha ibinyoma. Alice niko kuba yamubwira ati reka njye nshire ukuri ahagaragara, ati uwo mushinga wakozwe nanjye, ati kandi ibi byose byakozwe cyangwa se byanditswe nanjye kuko uyu mushinga wanditswe guhera ku ijambo rimwe kugera ku ijambo rya kabiri. Ati uranyumva neza, ati rebye uri kuba wavuga, ati wowe nta n'ibyo uzi. Ubwo ngubwo Jimmy niko gukomeza kuba yamubwira ati wigerageza kuba watugira abaswa mukobwa ahangaha, ati urabona wowe twakumva amagambo uri kuba wakoresha, ati kandi n'ibyo uri kuvuga atari ukuri, ati se wowe wirebye uri kubona wakandika umushinga umeze kuriya, ati ukaba wawusoza. Jimmy yari ari kurwanya uyu mukobwa Alice ahangaha yivuye inyuma, ndetse ari kuba yashaka n'ibisubizo byose bishoboka byo kuba uyu mukobwa atatsindiriye uyu mushinga. Ndetse Alice akomeza kuba yamubwira ati ariko gute mutari kuba mwakumva umushinga wanjye kandi ari njye wawiyandikiye, ati si ibimenyetso mushaka ko kuba mwabona ni ibihe ngo mbe nabizana. Jimmy niko kuba yamubwira ati ariko wa mukobwa we cyangwa se wa mugore igihe twakubwiriye ntabwo uri kuba wakumva, ati umushinga wawe twamaze kuwanga, ahubwo abajaji ntibashaka ikintu babasha kuba batubwira kugira twumve neza ko batarawemera, ati n'ibyo byo kuba watubwira ngo umushinga wanditswe nawe, ati ntabyo dushaka. Ubwo abantu bari aho ngaho bakomeza kuba bamwamaganira kure bamubwira ati nava aho ngaho imbere ahubwo ati natahe. Ubwo Alice we yakomeje yibaza ibiri kuba byamubaho aho ngaho, niko kuba Jimmy yahaguruka arangije atangira kuba yamubwira ati banza kuba ari njyewe uri kuba nakubwira ati sohoka ahangaha, ati byari kuba ari ikibazo, atari kubwo abantu bose bari kuba bakubwira ati sohoka ahangaha, ati ugomba kuba wasohoka. Ngo Jimmy muri ako kanya yatangiye kuba yafata umukobwa akaboko ngo abe yamusohora aho ngaho hari kubera inama. Sekretari niko kuba yababwira ati mwese muceceke, ati CEO wa Ben Group agiye kuba yakinjiramo ahangaha. Ubwo barakwereka nyuma y'uko Ben yarabashije kuba yabwira Fabrice ngo ashaka igisubizo cyihuse. Fabrice igisubizo yarabonye cyari cyo kuba bakinjira mu nama bakaza kuba bafasha umugore wiwe. Disi umugore wiwe ntabwo yari azi ko umugabo babana ari umukire ndetse ari nawe CEO cyangwa se ari uyoboye Ben Group, ndetse yumvaga bari kuba bamuhamagara amazina yiwe. Ndetse muribuka muri episode yabanje ya mbere ko Ben yari yabwiye umugore wiwe ko umugabo wari uyoboye iyo kampani bari bitiranwa. Ubwo bari aho ngaho bose batangiye kuba bavuga ati gute yaba ari ahangaha umuyobozi wa Ben Group. Ubwo umugabo wari uranga niko gutangira kuba yavuga ati ni iby'amahirwe rwose, ati uyu munsi ntabwo upfuye ubusa, ati cyangwa se ntabwo tuwangirije, ati kuko tubashe kuba twahura n'umuyobozi mukuru wa Ben Group, ati ahubwo burangiye ndaza no kuba namwisabira akazi. Ndetse muribuka neza ko atari ubwa mbere uyu mugore wacu Alice ari ubwo yari uhuye n'uyu mugabo, ubwo yatangiye kuba yakibaza ati kubera iki CEO akunda kuba yakambara maske. Ubwo ngubwo Jimmy yatangiye kuba yavuga ati
CEO ati ntabwo natekerezaga kuri buze wahaza ahangaha, ati kuri site iri kuberaho competition, ati ahubwo dore uyu mugore atari kuba yabeshya ahangaha, ati ndetse n'ibyandiko yazanye n'ibyo kubeshya ahangaha, ati ndizera ko wabasha kuba wamusohora ahangaha ukaba watanga ubutabera ku bantu bose bari ahangaha. Nimurahire ko Jimmy atari we ugiye kuba yasohokamo ahangaha muri iri rushanwa ndetse hakiri kare. Ubwo ngubwo bari aho ngaho bose batangiye kuba bavuga ati yego nibyo nibaduha ubutabera babashe kuba basohora uwo mugore uri kuba wabeshya ahangaha. Ubwo ngubwo Alice niko kuba yavuga ati ntabwo ndi kuba nababeshya, ati ibyo nababwiye byose ni ukuri. Ubwo Jimmy niko kuba yahindukira ati gute watinyuka kuba wakongera kuba wasubiramo ibyo wavuze imbere y'umuyobozi wacu, atariko abantu b'isi, ati nta bwoba mugira. Ubwo ngubwo CEO wari uri aho ngaho niko gutangira kuba yavuga ati gute uri gutekereza ko uyu mugore umushinga ari kuba yabereka ari kuba bebshya. Ubwo ngubwo Alice yatangiye kuba yakiyumvira atariko kubera ikijwi ry'uyu CEO ndi kumva risa neza neza n'iry'umugabo wanjye cya Jimmy Disi cyari n'icyana kibi cyatangiye kuba cyamurega kivuga ati uyu mukobwa uri kuba wareba ahangaha ntiyigeze anasoza amashuri cyangwa se ntiyigeze arangiza amashuri, ati gute yaba yanditse uriya mushinga umeze kuriya, ati kandi n'ibyangombwa byiwe biragaragaza ko we na Dragon Group bagira amantuza yo kuba babeshya cyane. Ubwo ngubwo Alice niko kuba yatangira kuba yahamagara CEO. Jimmy niko gutangira kuba yakumva ibyo CEO yari atangiye kuba yamubwira, ababwira ati ibyo ngibyo byo kuba mwagereranya amarushanwa na diplome ntabwo ari byo bikenewe ahangaha, ati Dragon Rise Group icyo nshaka kuba nareba cyangwa se Dragon River Group icyo ishaka kuba yareba ni ukureba ati se umuntu yabashe kuba yakora umushinga neza, ati amafaranga yabashe kuba yateranyije neza ku buryo tutazahomba cyangwa se wagahomba. Nabyo byo kuba mwagereranya amadiplome n'ibi ngibi ati nta hantu bihuriye, ati nta hantu bihuriye rwose. Ubwo ngubwo Jimmy agiye kuvuga ati ariko CEO niko ko yamubwira ati cyangwa se Ben Group niko ko yamubwira ati ntabyo, ariko atari nibo ushobora kuba washinja umuntu, ugomba kuba watanga impamvu yumvikana ndetse ugatanga n'ibimenyetso bigaragaza ko ibyo ari kuba yavuga atari kuba yabeshya cyangwa se ibyo uri kuvuga ari ukuri. Ubwo ngubwo CEO niko kuba yababwira ati ngewe ubu ngubu ngiye kuba nabihera ikizamini, ati amarushanwa agiye kuba yakomeza, ati kandi icyo nshaka ngewe ni uko munkorera draft mu isaha, ati nkaba mbonye ibyo muri kuba mwapresenta niba ari ukuri, ati kandi niba wumva utabishobora, ati ubwo ngubwo uraza kuba wava ahangaha. Ubwo Ben niko kuba yahindukira abwira abantu bose bari aho ngaho n'abajaji arababwira ati ubu ngubu abangaba mubareke bakore draft mu isaha mbe nsomye draft zabo, ati ndaza kuba nababwira utsinze, ati sibyo ra barakwereka ahangaha. CEO cyangwa se Ben niko kuba yatangira kuba yababaza ati ubundi ubu ngubu muriteguye, ati cyangwa byose tube twabihagarika. Ubwo Jimmy ahangaha we ntabwo yari ari kuba yakumva ibyo Ben ari kuvuga. Ben niko kuba yahindukira abwira abantu ati uri kumva adashaka ko aya marushanwa akomeza, ati yakisohokera nta ribi. Ubwo ngubwo Jimmy niko kuba yavuga ati niba ari byo muhisemo ati turaza kuba twabikora, ati si byo ngibyo hari ikibazo, ati nta kibazo rwose. Niko kuba yahindukira abaza Alice ati urakeye kurimo, ati ibintu uri bubashe kuba wabikora. Ubwo ngubwo abantu bari aho ngaho niko kuba bavuga ati twebwe turahari, ati ahubwo ntibabashe kuba batwereka icyo bashoboye, ati ngo ni iki. Ubwo ngubwo wa mugabo wari uri kwishyamutsa ahangaha wari uri ku ruhande rwa Jimmy niko kuba yavuga ati ibingibi muri kuba mwakora, ati njye simbishyigikiye, ati nta nubwo mbishaka. Ubwo ngubwo Ben niko kuba yakongera ahindukira abaza Alice ati si bwiwe wabasha kuba wabikora. Alice niko kuba yamubwira ati naraye amajoro ndi kuba nashaka kuba natsinda uyu mushinga, ati rero nta cyambuza kuba nakomeza imbere, ati ngomba kuba nabikora, ati kandi nkabikora neza. Ubwo Jimmy niko kuba yamubwira ati reka tuze kureba umuswa, tuze kureba kuri buze kuba wabikora mu minota 30, ati kuko ngenda tekereza iminota 30 niyo biri buze kuba byantwara kugira mbashe kuba nawusoza. Ubwo Alice yakomeje kuba yamubwira ati se urakeka ngiye mfite ikibazo cyangwa se hari ubwoba mfite, ati ubwo wowe va mu magambo dutangira ibikorwa. Ese murakeka uyu mukobwa wacu Alice cyangwa se uyu mugore mama wa Alice ari buze kuba yatsinda cya Jimmy akaba yakegukana irushanwa cyangwa se akaba yatsindira kuba yaba umwe mu batsinze irushanwa? Gerageza kuba wadukorera subscribe utazacikwa na episode izakurikira, ndetse ubashe kuba wadukandira like, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru, ndetse ubashe no kuba wayisharinga ku bantu bawe mu rwego rwo kwiteza imbere.